Bakunzi b'ikinamico Urukundo SI INTAMBARA mwiriweho. Duherukana Kere yagiye mu bitaro. Ese mama yaba ari muzima? Reka tutangire twumve. Doctor, ko ameze ate? None se ubundi yazize iki ko nimugoroba twari turi kumwe ameze neza? Atuza musore. Ubundi ni wowe manzi? Yego ninjye muga. None se byagenze gute? Nagusabye gutuza ariko sinzi ikiri gutuma uba stress. Natuje. Rero Kera ari muri kondisiyo itari nziza. Uko kuva yakukubita hasi ntagaragamuka. Yaguye bikoma. Ubu turi gukora igishoboka cyose kugira ngo turokore ubuzima bwe. Nubwo tutaramenya icyatumye yikubita hasi. Oya ntabwo yabinkora. None se muga namurebaho basi? Yego nta kibazo. Ariko ntusakuze cyangwa tugusobore. Nguwo rero. Sheri Keri, ntabwo wabinkora. Sheri wakangutse koko. Urabizi ko mukunda kandi wanyemereye kuzambera mama w'abana banjye. Urabizi ko nta wowe ntangiye. Keri please ndakwinginze kanguka. Usuri kunyumva? Angelo baguye icyo ushaka mwana. Nubwo utanywa inzoga ariko gafise wakana. N'abantu rwose. Cyangwa baguhina. Seriveri. Nizanire fanta kuka. Nizanire fanta si. Agasito. Nari ibintu tugira ikindi dukenera turaguhamagara. None se we, ko mbona wishimye kandi utajya bunansobokana. Nagusaba agafanta ugahorurira. Umunsi byagenze bitera? Wowe ntiwabyumva ukuntu numva ameze neza ashaka. Ahubwo se ko manzi yigeze mubona na fone ye ntari kuyitaba. Wowe mwavuganye? Ahantu mushamye abagiye kwa mugangara ariko murekera. Ngo muganga? Nizo rwose kandi. Kuki utambwiye? Ntabwo byari ngombwa ko abikubwira. Wa mugani. Yewe yabikaze ariko bimbwira. Umwe wana. Ye baba we, dore Angelo yambuze isi. Nanjye byari byacanze. Ariko reka muvugishe. Allo? Shadi urere ntabwo si byabaye. Iyo wari ubizi. Angelo ubu ndi kwa muganga. Kera ararwaye sha kandi ararembye pe. Ese we ninde kandi? Musangera arahageze mu cyumba turimo. Allo? Ese bije gute kandi? Ibikise kandi babe. Reka kunyongerera stress kabisa ntabwo meze neza. Please. Ndabizi ariko ndahari kubwawe mukunzi. Kandi rero nakubwiye kuri amukobwa. Gezaho nakubaha cyangwa mu. Basi mbwira muzanire iki? Nta kintu nshaka. Kandi bakoze. Umva musore, wasohoka gatatu tugasuzuma uburwayi tukareba ko ameze. Nta kibazo muga. Ariko byaje. Buriya birashoboka. Byarashobotse rero. Ariko se ntabwo byumva. None se gute umuntu agutwara umukunzi wawe kandi mukunda warangiza ukanabyemera. None ndebera nanjye mutoya kuri wowe ngiye kugutanga gushaka. Nakubwiye ko ngiye kuri manzi kapfumuntu. Karabaye mubyara wanjye we. Ndumva birakariyemo da. Gusa ugomba kurwanya urukundo rwanda. Uko abakobwa bari hanze aha nabo bameze nabi inshuti yanjye. Ubuse ndahamenyera harya ntiyambwiye ko bari mu ndembe.
icyumba cya 250 aha ni 200 aha ni hariya tu reka nkomeze ndebe Yasi Angela. Angela! yes man uzuko nari nakubonye Warenze na? manzi umeze ute komera Komera Angela. Ni hano na? uzuko nari nakubonye manzi komera mwana murwaye ameze ate Araho nyine ntabwo arakanguka. Dr. yararimo kumusuzuma. ajya wambwiye ko bakubwiye ko yituye hasi Yego. Ariko ntaramenya icyateye. Manzi nsanga muri ofisi tuvugane gato. Nta kibazo. Angelo, mundebere shambu ugane na muganga. yego nawe musaza kuko si umanzi nta mwaka mukunda we wenda sinabimubwiye ariko ndabimwereka ese ubukiranushike nta muryango nta kazi nta mafaranga nako ntagomba kumuntwara ndukomanga Mabuja ni umuntu waruzanye ibintu watumye. bizane hano tereka ukomeze manini ndaje mbirebe reka ishati nziza imva iyi hano ni inyamanzi ntazanyibagirwa kandi arahita abona ko mwitayeho ko ntiyibuka ko uyu munsi ari isabukuru ye ahubwo ugiye kwa muganga gusa ahe Rero Manzi nkuko nari maze kubikubwira kandi nakomeje kubikubwira kera ari muri kondisiyo itari nziza kandi itamworoheye. None se ubwo Dr. biragenda bite kweri? Gerageza gutuza mu gake. Hari umuti tugiye kumuha ni wo wanyuma. Nadakanguka arapfa. Ndetse ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Ye baba we muga ubuse niyo mpamvu nyine naguhamagaye ngo tubiganireho. Kandi unabisinyire ko wagize ikiba nta nduru wateze. Rero ubitekerezeho urambwira bitarenze ejo. Oh my god. Uranyihanganira reka ajye kuvura abandi barwayi. ndi kukumva mbwira nyine ndi kuvuga gahoro kuko ni uri kumwe na Keri yarasohotse hanze gato ese kutari waza gusura undi mwana uzukunda arembye nyine nagize utuntu twinshi ariko urahari nawe ntaribi wenda nanjye nzaza ngo wenda ahubwo se we ndakumva waretse nkagusaba akantu nyine urabona umunsi w'isabukuru ya Manzi wageze ubwo ntiwamubwira uti ntawe ujye kuruhuka ukamusigariraho hanyuma nyine agataha basi nawe akaruhuka byibura ku munsi we ariko uzi ko ari byo wenda nuko tutamukorera ikirori ariko ku munsi we nawe akaruhuka Mana ndabizi ko nyumva nubwo ndi umunyabyaha ariko ndakwinginze mbabarira. Urabizi ko Keri arenda ameze nabi kandi ni wowe ushobora ibyo abaganga bananiwe. Ndakwinginze mukize mu izina rya Yesu. Ubu se ngiye gukomanga kandi ngiye kwijyana. Yanganize mukingurire. Ese ni wowe Ange? Yego Manzi. Ni karibu di. Urakoze. Akira akantu n'akawe. Ni iki se kandi uzaniye? Nyine funguro rero. Reka ndebe. Wow. Mbega ishati nziza n'isaha. Sha urakoze cyane sha. Sha ndabona harimo na carte postale. Yo.
sha uzi ko nibukaga ko uyu munsi ari anniversaire yanjye. Wow, usura koze cyane. Erega ndakwizirikana manzi nubwo wowe utabibona. Sha byibura nubwo mfite ibibazo ariko mfuye kwishima. Wa musore ari he? Ari mu nzira za yaragiye kureba amazi hanze. Okay, nazi umubwire ko mushaka. Yego ndamubwira muga kandi murakoze. Mwakoze se muga naje rwose. Oh manzi nari nkubuze. Wino tuvugane gato. Hanyuma se wabitekerejeho? Yego muga. Ndumva mwamuha umuti hanyuma Imana igakora ibyayo. Gusa nta nubwo mwambwiye icyamuteye kwitura hasi Dr. cyangwa ntabwo murakimenya. Harya ntabwo nakubwiye. Sorry gatoya munyihanganire. Byanciyeho gusa Keri nyine asa naho yari ikintu cyangwa se akanywa ibintu byangije ubuzima bwe nka acide n'ibindi nk'ibyo byica. Uko inyama ze zo mu nda zarangiritse cyane. Impossible. Gute so? Niki yaba yaranyoye igihumana? Icyo si cyo turi kureba kano kanya manzi. Turi kurwana no kugarura ubuzima bw'umuntu. Ibindi bizaza nyuma. Bino tugenda ujye gusinya. Shani irani nzi ko ntabwo usanga pe. Ndabona akazi karaguheranye cyane. Kandi ukuntu ufitiye amakuru. Kagira inkuru. Wabona tuzimuhereye? Banazimareye bidakinga rwose. Siko wa mutimpe. Wa wundi nyine nakubwira. Reka da. Kanecara aho ubuzime neza. Wa musheri wawe se? Nawe se wa wundi bari kure? Reka ntukambaze ibyo uramutinda. Aha. Bararwaye ntavuga ntiyumva mbese marembe niki yarwaye iki se mama? Reka nawe wawe uzi ko ameze nk'ingoma z'iminsi nitaho we shana we yaguye muri koma. Uretse ko uyu munsi twamuhaye umuti ngo turebe ko byibura yakanguka mbese n'ahimana. iyo fone isona ntiyandera ubwo wasanga ari yajye yime ndebe akira biki uyu murwayi nkurikira nagize ikibazo ngo nimbanguke shashiri reka njye ku kazi ndebe uko bimeze turaza gusubira. Wowe uragiye? Ndagiye. Imana ishimwe yongeye kukunyereka bwiza bwanjye. Uri rumuri udahari nari mwicura n'indi bitego nibaza niko urukumbuzi runyishe ko nshaka guhobera umukunzi umwe mu bubera umutima wanjye ugatuza ibicuro bikagenda nka nyomberi. Manzi rekera urabizi sinahisha ukuri kuri ku mutima wanjye ko igihe gishize ntakuvugisha nari narabaye nk'igishushungwa kuko ubuzima utarimo nibagirwa uwondiwe pe. Manzi mukunzi wanjye nubwo nta mbaraga ndagira ngo muhobere ariko ndashimira ko wankunze ukankunda yo nta hepfo nta ruguru kandi ndetse geza gushari geza shandarushye we ariko abagore namwe kandi si ubu siporo irangiye. reka turuhuke mu gakino kuri twicara ahangaha. Angela urabizi uri inshuti yanjye akiri inama. Ufite ikihe kibazo se kandi? Rero nakunze umuhungu kuva kera kugeza n'ubu nagerageje kubimwereka umuhungu we abifata nk'ibisanzwe. None se waza n'umubwiye? Uretse ariko ngaho komeza. Narize gutya rero njyana n'umwana twiganye kumusura.
icyo gihe tujya gusura uwo musore twagezeyo umutipe yahise akunda uwo mwana. Batangira kuvugana ariko namenye ko bakundana hashize igihe kirekire. Yego. Nagerageje ko ncube ibiranga kugeza naho muri amakosa kubera urukundo nkundama. Ngombe nako uwo musore none rero abarira ngira inama y'icyo na rero nk'uko nabibabwiye kera amaze kumera neza, ubu tugiye kumusezerera hanyuma atahe mumujyane mu rugo mukomeze kumwitaho muri mu rugo, sibyo Keri? Ntumaze kumera neza? Yego dogita, mumeze neza kandi murakoze cyane. aha sheri, uzi ko dogita yakoze uko yari ashoboye akitabwa amanywa nijoro, naho yagombaga kuruhuka ntiyatahaga utaza kugira ikibazo, gusa Imana imumugisha. Yo nta kibazo, kuko mba nkora akazi kanjye n'inshingano zanjye, kandi inshingano zanjye ni ukwita ku barwayi. Rero iyo Imana idufashije tugasubiza ubuzima umuntu wari ugiye kububura biba ari byiza cyane. Murakoze. umva Ange rero, mbere y'uko mugira inama banza umubwire ikosa wakoze kugira ngo mbone aho mpera. Wow, Imana ishimwe ngo baratashye. Bande? Manzi na Keri bagiye gutaha mu kanya, ndajya kubacyura. Keri? Keri? Kutunguza. Ntacyo. ariko se ubundi niba ntabasuzuguye amazina yanyu nayakotse dogita? Oya nta kibazo, nitwa umwari Nera. Wow, uzi ko witiranwa na muto yari inshuti yanjye? Yego. Kandi nawe mbwiye ko ari umuganga disi. Nera, ni wowe? Kuje hano se ahubwo wowe? Kakaba Muraziranye se? Njyewe ndabona ntazi biri kuba hano sheri. Kupfukamye hasi se Ange? Umugisitangiro ko ari we muzanye. Sha nababwire rwose ngewe n'umwete. Keri nawe Manzi, nawe mubyara wanjye ndetse na Angelo ndabinginze mubabarire. Uretse gato, none se murazi? Ikindi mpamvu haguruka kuba utaraje gusura Keri ni uko waba uri mu kazi, ko nanjye ntabaga ndi muri kampani, rero ndumva nta kibazo kirimo. aha, reka twumve Manzi. Nyine Manzi, naragukunze sinabikubwira, nabikwereka ntunabyiteho. Ndangije mfata umwanzuro wo kuroga Keri ngo wenda napfa nzakwegukana. Nibwiraga ko aribwo nzagera ku rukundo rwanjye, ariko nirengagije ko Imana ari itanga urukundo. Buretse ngo gwiki bivuze ngo ni wowe ubyihishe inyuma amezi 3 yose. No amezi 3 yose nyuma y'uko mwambitse impeta byose waba ubigize ubusa. Mumbabarire ndabinginze. Ako se kuzi koko Mbabarira Nera, nawe nizera kandi ntubibwire urabona abandi. utanegushye. Ubusa ababyeyi ntibabyumva. Ange nubwo wahemutse ngo ugere ku rukundo washakaga, ariko wabonye ko urukundo atari intambara. No. So, Ange inshuti yanjye urabizi, ntabwo nakwima imbabazi. Urakoze cyane. Erega Ange, urukundo si intambara, ariko ni amahitamo. Ubuse ko nemera gukunze njyewe, wigeze ubona mpemuka? Gusa ngenda kubabariye, kandi ndacyagukunda. Urakoze. Nanjye ndakubabariye Ange. Urakoze cyane Manzi. Manzi ubikuye ku mutima. Namubabariye rwose. Oya namubabarire. Urakoze. Rero ntuzigere na rimwe wumva ko
uko warwana kose ugahemuka ariko uzagera ku rukundo wifuza. Urukundo si intambara ahubwo ni amahitamo.